Ikaze mu kiganiro cy'umusingi w'ubuzima, nitwa Olive. Uyu munsi tugiye kuganira hamwe ku kimera cyitwa cloves. By'umwihariko turibanda ku buryo butandukanye wagikoreshamo ndetse n'akamaro bifite umubiri. Cloves yongera ubudahangarwa bw'umubiri, yoroshya igogora, irwanya bagiteri, ifite ubushobozi bwo kurinda kanseri y'ibihaha, irinda umwijima. Cloves zifasha mu kuringaniza isukari mu maraso, zirinda kubyimbirwa, zivura umutwe, zirinda impumuro mbi yo mu kanwa, zigabanya stress, zongera gukomera kw'amagufa ndetse zifite akamaro gakomeye cyane mu kurinda uburibwe mu gihe cy'imihango. Cloves ni ikimera cyiza cyane wakoresha mu buryo butandukanye bitewe n'icyo ushaka kwivura. Ku bantu bagira ikibazo cy'inkora n'ibicurane biterwa no guhinduka kw'ikirere, nta kindi ukeneye ni tangawizi, cloves ndetse n'amazi. Icyo ukora nta kindi, ufata tangawizi ukayikata neza, warangiza ugateka amazi, yamara gushyuha neza ugashyiramo akayiko ka cloves, ugashyiramo na tangawizi wakase neza, ubundi ukabicanira kugeza igihe amazi atangiye guhindura ibara. Yamara guhindura amazi ubitereka ku ruhande, byamara guhora neza ukabiyungurura. Aya mazi niyunywa, aya mazi ni meza cyane kuko afite umwihariko wo kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ikindi, nimba ufite gripe, aragenda aya mazi akica za mikrobe zose yaba iziri mu muhogo, bityo ukabasha gukira kandi vuba. Ubundi buryo bwa kabiri ni ukunywa amazi ya cloves. Ufata amazi ukayateka, yatangira kubira ugashyiramo uduheke twa cloves, nyuma y'iminota byibuze nk'itatu ukayakuraho, ubundi ukayungurura ukajya unywa aya mazi. Aya mazi ni meza cyane. Aya mazi ku bantu bakunda kwitwaza amazi ku kazi, ufata amazi ashyushye ugashyiramo cloves ukayatereka nk'isaha mbere yo kujya ku kazi, ubundi wajya ku kazi ukitwaza aya mazi ukajya ugenda uyanywa gake gake. Ibi bintu ni byiza cyane kuko bikurinda stress mu gihe uri ku kazi, bikurinda umunaniro, bigufasha guhumura neza mu kanwa, bityo ba bantu bagira impumuro mbi mu kanwa cyane cyane nko mu masaha y'ikigoroba, cloves iri mu mazi irabikurinda. Ikindi kandi, uko ugenda uyanywa bifasha umubiri kugenda usohora imyanda, bityo ukirirwa neza kandi umeze neza. Ubundi buryo bwa gatatu, ku bantu bakunda kunywa amata y'akazuyaze mbere yo kuryama, ni byiza kongeramo cloves. Icya mbere, byongera uburyohe ndetse bikongera n'impumuro nziza. Si ibyo gusa kandi, ahubwo byongera n'ubudahangarwa bw'umubiri ku bantu bafite udusebe tuvuge nko mu kanwa cyangwa se n'ahandi hose. Igisebe gikira vuba kubera yuko iyi cloves ifite ubushobozi bwo kugenda ikica bagiteri yose ishobora gutuma igisebe kidakira vuba. Igihe ufite iryinyo riri kukubabaza, ukaba udafite ibinini bigabanya uburibwe cyangwa se ukaba udafite uburyo bwo guhita ujya kwa muganga, fata agaheke kamwe ka cloves ugashyire ku ryinyo, ubundi use nk'ukanja kugira ngo gase nk'akegeye hahandi hari iryinyo riri kukubabaza, ubundi ubyihorere. Cyangwa se igihe ufite amazi arimo cloves, uyafate uyinyugurishe mu kanwa, uyajundike byibuze nk'amasegonda 10-15 kugira ngo ba bantu bafite ishinya ibababaza cyangwa se wa muntu ufite amenyo ari kumubabaza, cloves iragenda ikagabanya bwa buribwe, bityo bikagufasha mu gihe utaragera kwa muganga kugira ngo uhabwe ubundi bufasha bundi bw'ibanze. Igihe ufite ishinya ikurya, fata amazi y'akazuyaze ushyiremo cloves, ubiteke byibuze isaha. Nibimara guhindura ibara, ukoreshe ya mazi winyuguza nyuma yo kwibrosa, bizakurinda kubabara ishinya, bigufasha igihe ufite udusebe mu kanwa. Ikindi, ukibuka kujya kwa muganga w'amenyo igihe bikabije kugira ngo nawe akomeze kugufasha, ari nako ukomeza gukoresha ya mazi ya cloves. Iyo ufashe amazi y'akazuyaze ugashyiramo cloves ugapfundikira, ugategereza ko ikora neza byibuze nk'iminota 10, warangiza ukayungura ya mazi avuyemo ugakamuramo indimu. Ni igisubizo cyiza ku bantu bagira ikirungura cyangwa se kuri ba bantu bagira kubyimbirwa ko mu nda, tuvuga umaze nko kurya, ndetse n'impumuro mbi iterwa no kurwara igifu. Ibintu ni byiza cyane. Hari umuntu umara kurya kumva yabyimbiwe mu nda cyangwa se akumva ari kugenda agira umwuka ugaruka uvuye mu gifu, aya mazi ya cloves arimo indimu aragufasha, ibyo bintu byose bigashira kandi ukamera neza.
Ku bantu bashaka kugira umunsi mwiza mbere y'uko utangira umunsi wawe, fata amazi y'akazuyaze nk'uko bisanzwe, ushyiremo cloves. Amazi natangira guhindura ibara uyayungurure, uyatandukanye na za cloves, ushyiremo indimu, ushyiremo n'ikiko cy'ubuki. Ndakubwiza ko aya mazi ni meza cyane kuko aragufasha kwirirwa neza, aragufasha gutekereza neza, arakurinda umunaniro duhura nawe iyo turi mu kazi. Ikindi, aya mazi aragusukura mu mubiri, bityo bitume wumva umeze neza kandi ufite ubushobozi bukomeye, kuko aya mazi agufasha kukurinda byibuze indwara zirenga 10. Niyo mpamvu nakugira inama yo kujya mbere y'uko utangira akazi ufata byibuze nk'ikirahure kimwe cy'aya mazi arimo cloves, arimo indimu. Aya mazi ni meza cyane, aragufasha, ndetse wongeremo n'ubuki. Ibi bintu ni byiza cyane, bizagufasha bikurinde indwara nyinshi zitandukanye. Ntabwo nshobora gusoza ikiganiro ntababwiye icyayi cya cloves ndetse na tungurusumu. Biroroshye cyane, ufata cloves ukazishyira mu mazi ndetse na tungurusumu, ugacana bikabira neza, warangiza ukayungurura, kiba gihumura neza. Iyo ushaka wongeramo ubuki igihe cyangwa se waba utanabufite nta kibazo, ukagikora byibuze 3 mu cyumweru, ahasigaye ukaryoherwa n'ubuzima buzira stress, ubuzima bwiza, ubuzima butarimo umutwe, ubuzima bumeze neza. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye muri kiganiro. Ndi gutegura na part 2 y'uburyo ushobora gukoresha cloves ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye kuri cloves. Nabararikira gukora subscribe kugira ngo dukomeze no kubana mu bindi biganiro byiza. Ibiganiro byinshi byiza nabakoreye, harimo uburyo ushobora gukora smoothies zitandukanye, yaba smoothies z'ibihaza, smoothies z'inyanya, smoothies za watermelon. Hano hariho ibiganiro byinshi ku bantu bafite ibiheri ushaka kubyikiza. Hariho karoti creme ishobora kugufasha, hari uburyo bwo gukoresha gikukuru. Hari ibiganiro byinshi cyane biri kuri no channel bishobora kugufasha, bityo ukagira ubuzima bwiza. Uyu ni umusingi w'ubuzima. Ndabashimiye cyane kuba twabanye kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Mbararikira gukomeza kubana nanjye mu bindi biganiro byinshi byiza ndi kubategurira. Nimba ufite ikibazo cyangwa se hari ikiganiro wifuza yuko tugukorera, andika muri comment section, bityo naho bakoreye ikiganiro. Ni byinshi nshaka kubakorera, ariko ndizera neza yuko turi kumwe umunsi ku munsi. Murakoze cyane, mu amahoro. Ndabashimiye cyane.